Reka twongere tubabwire ngo ubuntu bw'Imana n'amahoro atangwa na Nyagasani bikomeze bibane namwe. Uko twabagijeho igice cya mbere cy'ubuzima bwaranze kinyamarura Mariamu Domitiriya, reka twongere dusubukure tubagezeho igice cya kabiri. Ibi byose ndetse na kino cyegeranyo mwagiteguriwe na Aimable Uwingabire. Nk'uko twabibabwiye mu gice cya mbere, amakuru y'ubuzima bw'uyu mubyeyi, ubuhamya bwe bwatanzwe n'umuhungu we bwite wa Mariamu witwa Pasiteri Mariko Irihose. Ijoro rimwe umugabo we yajyanye mu bwiherero hanze ku musozi. Icyo gihe niho bajyaga, amusiga amubwira ko ari bugaruka akamujyana. Uwo musaza yamaze kugera mu nzu yafashwe n'ibitotsi arasinzira, maze ubwo hagwa imvura nyinshi iri mu rubura. Imvura yose ihitira kuri Mariamu hanze yarari ku musozi. Twabibutsa ko nk'uko twarangije igice cya mbere twababwiraga ko cyarangiye Mariamu yaramugaye, ndetse ibyo yakoraga byose yabifashwagamo n'umugabo we. Umusaza yaje kwikangura imvura ihise, yibuka ko yasize Mariamu hanze, niko kujya kumuzana aho yari yamusize ku musozi. Asanga yakonje cyane, aramuzana amuhyuriza amazi, aramwuhagira, agarura ubushyuhe bw'umubiri. Byari bigoye ko Mariamu yakongera akaba muzima yanyagiwe n'imvura y'amahindu ndetse n'imbeho nyinshi. Bombi Mariamu n'umugabo we babajwe cyane n'icyo gikorwa cyo kunyagirwa. Bahitamo gusenga Imana ngo igira icyo yahindura mu buzima bwabo barimo, kuko bwari ubuzima bwari bubabaje. Ubwo Mariamu yari yaramugaye, aho yajyaga hose umugabo we yamujyanaga. Mariamu we yasengaga ababajwe no mu ruho, atera umugabo we. Maze umunsi umwe barasenga, Mariamu yumva ijwi rimubwira riti, ntugize nk'inyanja itembamo imigezi kandi ntizuzure. Uzarya uzanywa nk'ibisanzwe, ariko ntuzongera kujya mu bwiherero ukundi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, kinyamarura Mariamu ntiyongeye kujya mu bwiherero ukundi. Ni ukuvuga ko yamaze imyaka hafi 13 yose atajya mu bwiherero, yaba ari ibikomeye cyangwa ibyoroheje. Kandi twabibutsa ko muri iyi myaka yose yayimaze arya, anywa, ndetse anakora n'ibindi bintu bisanzwe bikorwa n'abandi bagore, birimo kubyara nk'abandi babyeyi. Muri iyo myaka Mariamu yabyayemo abana 7, abahungu 5 ndetse n'abakobwa 2 b'impanga. Mu kubyara kwa Mariamu nako kwabaga mu bitangaza bitangaje. Ibyo bitangaza se ni ibihe cyangwa ngo byagendaga gute? Yarabyaraga, umugabo we agakangurwa nuko yumvise uruhinja rurira, atazi igihe rwavukiye. Uyu mubyeyi akenshi yakundaga kubyara nijoro. Uko byagendaga, ese byagendaga gute? Mariamu yajyaga mu iyerekwa, umubiri we ugasigara ubyara, we yagiye mu iyerekwa adahari. Rimwe na rimwe hari ubwo yamaraga umunsi wose atazi ko yabyaye. Umugabo we agahamagara abandi babyeyi bakaza gusharira umwana. Uko ni ukuvuga ko ibise ntawe yahuriraga nabyo. Mariamu yavaga mu iyerekwa agasanga umwana yavutse ndetse yanatunganyijwe neza. Umuhungu we Pasiteri Mariko yabyemeje mu buhamya yatanze, aho avuga ko rimwe yigeze kumva nyina abwira abana ati, uwo mwana urira ni mumushyire nyina. Bamubwira ko ari uwe, ajya impaka atazi igihe yabyariye. Mariamu yemera ko umwana ari uwe, ari uko arebye ku nda asanga ntayagifite. Imana yakomeje kumukorera ibitangaza bikomeye cyane. Mu buzima bwe bwarangwaga n'ibitangaza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri Imana yamukoreye ikindi gitangaza gikomeye. Mwibuke ko umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda Mariamu yabwiwe n'Imana ko atazongera kujya mu bwiherero ukundi. Noneho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri Imana yamubwiye ko imuhinduriye indi gahunda mu buzima bwe. Imana yamubwiye ko atazongera kurya, atazongera kunywa, ntiyiyuhagire, guhindura imyenda reka da, ndetse n'igitambaro cyo mu mutwe, dore ko cyahoraga gihesha Imana icyubahiro. Si icyo gusa, Imana yamubwiye ko atazongera guca inzara, ndetse n'imyenda ye ntizasaza cyangwa ngo ucike cyangwa ngo yange kumukwira. Ibi byose yabikoze guhera igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri kugeza aho yitabiye Imana ku munsi wa nyuma, itariki ya 25 ukwezi kwa 9 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 96. Mariamu yigishaga ijambo ry'Imana aryamiye urubavu rumwe, kandi afite isuku nk'umuntu, ukaraba buri munsi ndetse unahindura imyenda buri munsi. Inyigisho za Mariamu yigishaga kwihana ibyaha, abantu bagakizwa, bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ubumwe bw'abakristo, kwirinda kwivanga n'isi, gufashanya mu bakristo bagafasha abatishoboye. Yigishaga nanone kudasubira inyuma k'uwo ari we wese mu gakiza. Yigishaga ku bijyanye n'ingo, yemezaga ko isezerano hagati y'abashakanye ariryo rikomeye kurusha iryo bahabwa n'abapasiteri mu rusengero. Ibi nibyo yitaga indowa cyangwa ubukwe. Yigishaga abantu gukunda ijuru kuruta uko bakunda isi, kubera ko isi izashirana no kwifuza kwayo. Hari ibintu byinshi byerekanaga ko Mariamu yakoranaga n'Imana koko. Aho tuvuga bimwe muri bikeya ntago twabirondora ngo tubirangize. Kinyamarura Mariamu
yagiraga ubwenge butangaje, ari nayo mpamvu yatumaga asurwa n'abantu batandukanye bavuye imihanda yose ndetse n'imigabane yose y'isi. Aha twavuga abazungu bavaga muri Norvege, muri Suwede, mu Busuwisi ndetse no muri Denmark. Kandi yasurwaga n'abategetsi bo mu bihugu bitandukanye, harimo abadepite, abasirikare bakuru n'abandi. Mariyamu yarangwaga no kwicisha bugufi cyane. Mariyamu yagiraga urukundo ruhebuje. Ikabera habaga amoko menshi, ariko bose yabakundaga kimwe, kandi yihanganiraga n'abamwangaga cyane. Mariyamu yaranzwe na byinshi bitandukanye, impano ndetse n'ubwenge yahawe n'Imana butangaje. Yasuwe na benshi batanga ubuhamya bwe. Abantu benshi bamusuraga yababwiraga kuva bavuye mu rugo, inzira banyuzemo, ibyo bakoze byose ndetse n'ibyo bariye mu nzira byose yarabibabwiraga kandi batari kumwe. Abantu benshi bamusuraga batangazwaga na byinshi by'uyu mubyeyi, byinshi bikomeye. Reka twerekeze ku rupfu rwe. Mariyamu yahoraga ajya mu iyerekwa akagaruka ariko amerewe nabi cyane, amaso yatukuye kubera kurira abitewe n'ibyo Imana yabaga yamweretse. Nta munsi n'umwe yigeze ajya mu iyerekwa ngo agaruke yishimye. Iteka yagarukaga arira, ariko nta kindi cyamurisaga. Yabaga aririra abazarimbuka ndetse akarira n'ibyaha bikorerwa muri ino si. Ariko yigeze kubwira abantu ko niba mubona avuye mu iyerekwa yishimye, bamubaza amakuru akababwira ko ari meza, bazamenye ko iminsi ye yo gutaha cyangwa iminsi yo kuva mu isi yegereje. Mu mwaka w'1996 nibwo ingabo za Kongo zamufashe we n'abandi bantu bari kumwe Ikabera, nk'uko byagiye bigaragarira benshi muri icyo gihe bitewe n'intambara. Benshi muri bo barishwe, abarokotse bahungira mu Rwanda, na Mariyamu arimo. Nibwo bagiye Igitarama muri Paruwasi Nyabisindu. Bamaze kuhagera, Kinyamarura Mariyamu yagiye mu iyerekwa mu ijoro nk'uko byari bisanzwe bimugendekera mu yindi minsi. Ariko noneho agaruka yishimye cyane. Kuva mu iyerekwa rye ntibyari bisanzwe kuri we ko agaruka yishimye. Bamubaza amakuru, arababwira ngo ni meza. Abari aho ngaho bamenya ko umunsi we wo gutaha wegereje, cyangwa umunsi wo kwitaba Imana nk'uko yari yarabibabwiye, ababwira ikimenyetso kizamuranga mu itaha rye, yuko naba mwiyerekwa akagaruka babwira ko yishimye cyangwa amakuru yari meza, bazamenye ko igihe cyo kwitaba Imana cyegereje. Mariyamu Kinyamarura yararyamye muri iryo joro, ntiyongera gukanguka ukundi. Hari ku munsi w'itariki ya 25 ukwezi kwa 9 umwaka w'1996. Umurambo we ushyinguye Igitarama muri Paruwasi Nyabisindu. Abasizwe nawe, abakristo be, bakomeje gusenga Imana, gushinga groupe yitwa Abera, aho bagera ikirenge mu cya Mariyamu Kinyamarura. Ubwo ni bumwe mu buzima bwa Mariyamu. Ni incamake, ntabwo twavuga byinshi ngo tubirangize. Uko yakoranye n'Imana, uko yabanye n'Imana. Icyo twasaba Imana nuko twakwifira nk'uko abakiranutsi bapfa. Reka dusoreze aha ngaha. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Shalom.